Aga. Reka ubwato urabi. Cyakora ndi bundareba akasuka kuri hejuru yewe we. Ntabwo reka turi ba bakobwa muhura biyandarika twe turiyubaha bayida we. Oya numbwire ko kasuka oya numbwire ko kasuka yagusabye. Miki ntago mbayeho nicuruza nditunze ntago ndi imbobo. Ntago ndi wa mukobwa ugenda uraraguzwa ahantu niyishyurira inzu. Ubwo mbwira ariyumvise n'ikindi gihe. Ugenda ubaze Socrate ibintu wavugaga narabyumvaga. Utanzamura isukari nkahita mvuga ibintu byose. Nushaka uzamura isukari akakanya. Yewe ndi za mboga mbi zitava mu kirungo nimba ari ntago dukina. Reka. Ariko warwana intambara yaje ukayishobora niyo waba uri kumwe n'umugabo ndababona Ebwe nta muntu ujya utwitambikamo twaguhitana tugakomeza uraza utwitambikamo nkandeze. Mihanda yarahindutse kuko ariko akantu ko kukwita umubyeyi ko kakubabaje cyane. Ya ntago kambabaje ahubwo icyo nge nawe dupfa arakizi. Ndimo nigeza mu bintu ntazi. Rero niba akajya batuza ntabwo reka turi ba bakobwa muhura biyandarika twe turiyubaha bayida we. Bagenda bibaza umuhungu bita Socrate n'abandi bazakubwira. Na wa muhungu umutwarira imodoka harya yitwa Ndera sinimuka izina rye. Oya. Mbega nimukajye mubona dufite umunwa mugire ngo twengo turi abakobwa baba make wapi. Nese yashaka kugura cyangwa yaraguterese bisanzwe. Byabarimo byose ura ntago ari type yanjye pe. N'abagura mu bamo type. Oya yego mana baravuga ngo nujya kurya basi Socrate w'umu DJ cyane rwose ye wamumenye. Miki narakubonye ndakwitegereza. Nagira umuntu uzanyikururiza kuko ntago nshobotse. Nagira umuntu uzimenaho muri rushyushye. Nagira umuntu uzagerageza kwimenaho Darius sha aho uvugiye hejuru. Umushoferi ni Darius. Kasoti nako nta dutiku kaba katarimo. Kasoti so ni gatiki. Kasoti ntago kagenda kari coding ahantu hose. Bwa bundi umva muzaje mweditinga cyangwa nzabakubite strike njewe. Zayibatere. Bwatangira kurira nicyo kibazo nyine ukakantu ugakura ku mugato ukajya kubona kandi waye ikibazo. Ya buriya uzajya ukubona kuri live ugerageza uburyo ugahereza aka intro kari bubanze imbere buriya ugira ngo karye. Oya njyewe ariko njyewe na rimwe mbura intro njyewe amagambo yanjye yose ni intro. Umunsi Aga yakuretse kuzangara wa mukobwa wajya ucisha make. No kuri Regis nuko mwavugaga. No kora Miki ufite confidence ariko izo confidence nawe ngo bari iminsi. Yereka nkubwire nta muntu uzaza ngo amvugire ibyo ashaka gute umuntu akoresha nanjye ndawufite. Ngewe buri umuntu nimba dufitanya akabifu agashaka kuza kunyitukishwa abazi ko ibyo nabyibagiwe ko byabaye. Ariko bifu ko yakunaniye kuvugura aho ngaho uri muri urya ibyo matama. Ese ko nayibwira wowe ndayibwira abantu 104 dufitanye gahunda. Ngaho mbwira n'ubundi abaturabafutura bakuraho. Uragakata. Dawa nyine. Ngo byagenze gute? Ngo byagenze gute? Nabyo. Cyakora ndi bundareba akasuka kuri hejuru yewe we. Mani wajya umbabarira koko. Iyo foto ni fane. Uyu si muyovu umwe bakuyemo ipantaro.
iyi ni muyovu ndi wambaye ubusa ariko muyovu ni mwiza si ujya ubibona teguna ari ikibogari kandi wakinuye ikirayi. nimba utariyo ntera amabuye muyovu umwe wiyambuye n'uyu nguyu uri hano. yigosha ariko ni umwana mwiza Si yagukoreye iki, yaguhaye ubwo bwifuti. Erega cyamevu hari ukuntu cyajyaga gitanga ubwifuti ku bakobwa yibwo kikumva ko cyayirangije. Ubwo bwifuti nibwo runora kuvugisha ngo muyovu n'umwana mwiza. oya njye nta gift ari arama ariko ngende mu mugabo uri seriye nkabimenya nimba ari seriye Umugabo washyize hanze igitsina cye ari seriye. biriya ni impanuka nk'ibindi rega mubwire ese undi dumbo wakubaza umugabo uri seriye kuri umugabo wamusobanura gute Cyokora wa umugabo ngo wambaza umugabo uri seriye kuri ko umugabo nanjye ndi umugabo namusobanura gute? wamusobanura gute reka ubwato burohame papa. asi Watura rohamye ndagaskimbare. Munyihere ka bizu. Umva Miki? Munyihere bizu. Munyihere bizu ndimo ndatekereza. usigira umuti Aga. reka ubwato burohame. Reka ubwato burohame papa. Reka ubwato. udasubiza ikibazo cyanjye dumba Miki cya kibazo ni ukuri kw'Imana, ni ukuri kw'Imana. Kiriya kibazo kirananiye. ntacyo Ibintu byose igisubizo cyose naguha ntabwo cyakwira mu kibazo cyawe. ndashaka rero kukumenyesha ko kuba umugabo si ukuba utunze imodoka nziza si ukuba utaha ahantu heza urikumva kuba umugabo we ubwawe ni ukuba ubyiyumvamo ko uri umugabo ugakora inshingano z'ubugabo apana kuvuga ngo uri umugabo ndi umugabo ntabwo ihabwa intebe cyane ari umugabo Miki ngiye kukuzamura kuri esikariye. Ngiye kukuzamura kuri esikariye. Ntabwo nari nzi ko ufite ubwenge. ntabwo nizera ko umugabo nyamugabo ari umugabo utunze cyane. Umugabo nyamugabo ntabwo bivuze ngo aba atunze cyane. Ni ukwiberaho na cya agacyawe n'ubufaranga bwacyo n'ubusikamu bwacyo mukarya. Jewe nshaka kuba nzi karagiteri z'abagabo benshi. Wabanye na benshi ndabyumva. Nta kibazo bifata uko ubishaka imyaka yanjye irabinyemerera ndi mukuru. Ariko agapromota ari mu bantu nzi bafata inshingano. Nyine nimba yiyemeje ikintu aragikora. Ibaze ko njya ntungura. Simuvuze neza uko turi kumwe taranatandukanye nabisubiramo. Ari mu bahungu namenye cyangwa mu basore cyangwa mu bapapa biyemeza ibintu bakabikora. Kandi niko kuba umugabo. Ubundi abagabo tujya tugira ikibazo cyo kuvuga ibintu ntitubikore sibyo? Oya nyine mukabeshya umwana ukamurya man. Ukunda kwivugishwa gute? Ngo kujya ukunda nonese urashaka mvuga uko ushaka Ngo sibyo hano bimenyesha iki?
ndabimenye like ntabwo nari mbizi noneho ndabimenye. Ntabwo mba mbizi rega njye mba ndi hano ndimo ndabaza ibibazo kugira ngo menye. wanyuzwe se basi? Shasi nibaza ko nshobora kunywa. Sinibaza ko nshobora kunyurwa nawe Okay, uba ufite reka bishaje. ikibazo. Mu bana bawe ufitemo umwana w'umukobwa? Yego. Umwana w'umukobwa umugabo umwifuriza ko yazamurongora, uba wumva ari umugabo waba umukobwa? Aba ari umugabo ameze gute? Nkanjye. Oya, wewe uko uteye ntabwo tukuzi, dukeneye nka se w'umwana. Iyo usenga umugabo wifuriza umwana we n'umugabo umeze gute? Sinshaka umwana wanjye ko arongorwa akagabo kari aho gasenga. Shaka ko umwana wanjye arongorwa n'umugabo nibura warabayeho muri prison imyaka 4. Niba atarabaye muri prison imyaka 4 abe yarabaye yarakoze nk'igisirikare imyaka 6 kandi yaragiye no kuri front line. Nukuvuga ko yaranumvise isasu rivuga cyangwa abe arongowe n'umuntu w'umusportife, umuntu wakoze siporo kandi ni professional, yigeze nko gukina pani biboro byantuza pani Amavubi nta mukinnyi urimo, yarigeze nko gutanga maybe yaratangiye nko gukina nka deuxième division mu Bwongereza za hehe. Umwana wanjye niko akina kubuza impamvu se. Impamvu nuko abakobwa niyo definition ya stress, abagore igitsina gore ni stress. Rero aba bagabo usanga umugore ntago ashinzwe gukunda umugabo, uri kumva? Umugore ashinzwe kugandukira umugabo we n'umugabo agakunda umugore we. Uri kumva? Rero umukobwa wawe uzamwifuriza umugabo umukunda. Muri urukundo rubanza imbere ya byose, abanza urukundo ibindi bikaza bisasira urukundo. Erega nabo bantu mubwiye nibo bashobora gukunda. Ubwo nanjye murankunda umugabo wariwe uzi ubuzima, apana umugabo uzi ubusesi. Reka nkubaze. Sibyo? Baza. Iyo uguye mu cyobo, sibyo? Icyobo kirimo nka letse ibintu bigufatiyemo wumva ko kabisa nyine udashobora kuvamo, like uguye mu cyobo nyine byatari bikunaniye kuvamo, urabona nyine bikunaniye kuvamo cyamurimo n'ibiki, ntushobora kuva muri icyo cyobo, right? Hakaza abagabo babiri. Umwe w'umubogari. Urumva bogari afite skin nk'iyanjye, akaza akaguha ukuboko hasi. Hakaza uwundi afite inkovu hano. Ubona ko afite inkovu kuva hano mu jisho gutya n'ijisho rimwe nyine ukamubona, ukabona nyine araje nawe afite inkovu nyine ameze nk'umuntu nyine waribwe tu, nawe akaguha ukuboko uri mu cyobo. Ninde wakwizera ko yagutabara? Nakizera ufite inkovu kare wantabara. Niyo mpamvu rero umuntu uri wavuye muri prison cyangwa umusportife cyangwa umusirikare baba bashoboye umugore, kubera njyewe nzi ko umugore ari definition ya stress. Umugore ni stress bya danje. Rero umuntu ushobora stress agomba kuba yarashoboye no gufata stress zirenze. Umugore ameze nka prison. Umugore ameze nka match ya finale ya Coupe du Monde. Wakemera ko umugore ashobora kuza mu buzima bwawe ugahinduka undi muntu? Umugore, reka nkubwire, umugore wari we wese, yaba umugore w'inshinzi, yaba umugore w'umwana mwiza, twese tubona ko ari intangarugero. Abagore bose at the end of the day ako kantu bagahuriraho. Umugore ashobora kuba ari umwana mwiza ariko ari wa wundi aza akaza akakubwira ati no nkunda isuku. Rero zumva kandi nimba ufite n'abantu bubatse uzabigenzura. Iyo abantu babana ari babiri,
Mm. iyo umugabo atari umwana mwiza Mm. umugore aba ari umwana mwiza. Ubu ndimo ndashaka njyewe umugore w'umwana mubi tu. Iyo burareka iyo utunze umugore mubi uba uri umwana mwiza, iyo utunze umugore mwiza umugabo ari umwana mubi. Mm. Ubu ndimo ndashaka ariko umugore w'umwana mubi, umugore Umugore w'umwana azanyigisha. buriya urugo rurimo umugore mwiza. Mbonye umugore wanjye. Pucyuri. Ese ugira abagore bangahe? Pucyuri aciyeho mana we, Pucyuri. Pucyuri aragiye. Pucyuri uramuzi? Wapi? Pucyuri nawe umuzi, yari Vixen y'indirimbo Pucyuri akoce man. Ndamuzi. Wishe ni bebe wangu Pucyuri, shangu ushireho ko nshaka kukuramutsa bebe. Dore wowe crush wanjye. Crush ngira. Yego ariko ni mwiza. Hmm? Mwiza. Wowe crush ngira muri ino si Imana. Kandi ubwo agiye Ubundi wawe ni icyo kibi cy'abagabo ni munyurwa. Ngiye mbonye crush ngiye mbonye Pucyuri natuze. Abagabo rego uyu munsi uba ukunda umukobwa w'amataye, ejo ukabivamo gushaka amaneke, ejo ukabivamo gushaka umunini, ubundi mubarizwa. Pucyuri mbonye Pucyuri natuze. Pucyuri se nabanye. Wowe Uzuma ninde ufite na Natasha wumvaga waratuje ubusuri. Dumba ugira ba crush bangaye. Nari ntangiye kugukurashingaho mbona uringurutse imbabariraga yera. Kari gatangiye mbona uringurutse mpita ndavuga ati reka ku murundi kazi ntagenda iriya. Urumva? Zamura Pucyuri nuba ready umbwire nkuzamure. Ubu rero Godfather ari hano nabona cya Pucyuri ejo ndaza kumusanga ngo ari muri ntuzi. Godfather Ndaza yaramwongeye mu bakobwa be. Ese kutazamura Godfather. Ariko Godfather se ni ngomba. Ega ntabwo ari ngombwa ngo kugira ngo ubonye Godfather ngo muzamure, ngo urugo ubonye nuza ngo muzamure, ngo byose kubera icyo bagomba kuzamuka. Wese nimba mukunda nabyo bigiye kuba ikibazo. Kandi wowe ndahejya nari kuri live yandejo Godfather hano umuntu atangiye gukuraho abantu iriya cyaga promoter. Aga promoter sinzongere kirihe kigarura ikigabo kibwira ikigabo cyawe cyiza. Yasingiye. Ibyo bintu kiguma gisenga Godfather ingende kuri live igomba kubaho democracy. Ariko Godfather ni umwana mwiza. Sese wabonye ko ari umugari. Chokora aya po. Aya ni uriya mwera. Dumba jya wemera nabonye umuntu ukurusha ububogari. Gafite umwera mana we. Oya wimusebya ni mwiza. Afite taye zabuze aho iyo taye y'abantu hose umuntu anyereye ayigwaho zabaye izamagi. Taye yanjye. Haguruka turebe. Ndavuga ku kibuno cyawe kitaringaniye. Okay, basi nacecetse. Ariko man. Njemba narakaje nje ntabwo mba narakayegaye. Ntabwo mba ubugaye kwera nakubwiye ati nari ndange kukurashingaho. Ugira ikintu kimwe kinkoma. Ubundi yusetse. Reka nikomereze nisekere. Reka pe. Urikiro. Oya ukuri pe man. Oya man useka neza pe ibyo byo ugenda ubyirate. Ikigore cya Mucoma nari ngiye kukirisha smile. Ariko Godfather yakubwiye ngo nimba ngo Pucyuri ari mwiza muzamura rebe sinzi impamvu Godfather semeze uri kuyirengagiza. Pucyuri sinzi aho kageze ariko ndagakunda we. Godfather noneho nagura muri bya bikorwa byawe byose. Reka nta na kimwe cyakwegera Pucyuri. Pucyuri ari he? Invite oya uyo ntabwo ari. Yego sha umva ibitaro nabivuyemo nibwo tukigera mu rugo natashye.
Reka nivayitinge cya Pucuri. Sha Pucuri abagonye akeneye nuza sha. Ari Dubai abakeneye bya biboro bya nuza ngo sinzi bashireho ibiki. ese ni Pucuru uzamuye Pucuri nakozeho. Ariko Pucuri abakeneye nuza. kandi ukoze kuri Bikari TV. Ngo bikari ni ibiki. Agatemarata kaba karimo. Wakabonye kunarakuki. Gate. Dubai. Bye Miki. Ngiye guhena isaha imwe. Ngufite shuti sangapi? Saa moya. Saa moya ni sangapi? Saa 10 zirabura 10 nako. Basi genda shiri wanje nzakureba neza I Kigali. Thank you. Nzaza ndusenye. Ndaza ubwato mburohamisha. Ubwato bwacu ntago bujya burohama. Niyo washyiramo iki kiremereye gute. Buhora bugenda hejuru y'amazi. Sawa? Sawa bye. Nta nubwo nzarinda ngera I Kigali. Ariko sha muratwibiki ariko natwe turabizi ko mutatwishimiye. Rega tubamo tuba. Kiza cyanje nuko ngenda bikubwira bukiri kare. Uzabanza umbwire. Oya nzabanza nkubwire n'ubundi ntago napfa kuza. Nzabanza nkubaze nkubwira ati ushaka ko tuvuga iki? Kuvuga ko mugomba kuvugwa gusa ugomba kumpitiramo mvuga iki nkihorere ugomba kwediting. Okay, sawa rero ijoro ryiza cyangwa umunsi mwiza. Reka nisiganye na Kagatema ndabona ntacyo kabaye. Okay, wait Gate. Ibisi bya bindi nturiyanda age. Oya. Nturiyanda age. Oya. Utumya kingahe? 20. Nturiyanda age wowe. 20. Nturiyanda age. Ntago nayumvise. Ntago nayumvise ko 20. Uherereye where are you? Nerereye Kigali. Kigali agana Kicukiro. Urabeshe nyereka ntuza prise yawe. Nyereka prise aho cyagingira phone. Niyo ndi. Ntago nyegere. Ntabwo yegere. Ntago nyegere. Nyereka marido yawe. Ayo ngira. Gate. Nta marido ufite, nta prise ufite. Basi nyereka kamezi. Hari. Nta nubwo uri Kibagabaga ahubwo wowe wibereye iriya hepfo. Mumwo uri muri Banyabanya urazi. Niho ndi. Niho uba? Niho utuye? No, okay, utuye. Kicukiro wavuze Kicukiro anyways ya. Ukiragana he? Munsi ya Centre. Aho ngaho. Okay, I see. Aho shana mfiteho n'aka girlfriend sha. Ariko ubu ngubu sinzi aho kabaye kagiye. Numbwiye ko sheri wanjye aje. Sheri shushu. Oui bébé. Banza shiraho kamera ngo bizo zanjye zigaragara. Shiraho kamera ngucireho bizo nkureba. Mvashu kandi ndi kuyishyiraho. None se bagufata ikintu ariko ngushireho. Muhamagare Godi azareba icyitwa Pucuri. Arahari. Ese aho ni ku manywa? Igo. Ngeni nijoro. Njyewe ndi nijoro wowe ni sanga. Ni saa 3. Naza mu gitondo. Ni sanga Gatema mu Rwanda.
10 zirageze. Oui. noneho Pucuri wansigiye nde Ahubwo se sheri iyo unyanga nkabona wirirwa upostinga bariya abakobwa uba wumva koko umutima wanjye utari waraveteye imihanda yanyu yarananiye pe. ahubwo wari umushoboye nuko Dubai yarakuveteje. Oyasha ni amafaranga ariko ari i Kigali. Uzavayo ryari aho ngaho? Nko mu kwa 12. Ariko uzavayo ukuze ubu ntuzavayo ufite 24 kugira ngo duhurire hariya mpita mukora uko twikomereza. Gatema uno mukobwa naguze? Ndamuzi. Umuzi? Naganze sha. Deno tinya nawe nzi ndakana. Ndakana? Ngewe ndakana ubu ntago wamenya. Nari umushuti wa Diane. Narakana rero. Kucyuri umukobwa kabuze ko afite imyaka 24 wowe ukaba warambeshe ko kandi agufata nka grand seri ukaba warambeshe ko ufite 20 ubwo se Pucuri byo ni ibiki? Nje oya mfite ubu warya sinu ubu nibwo nujuje 20. Clan fee. Pucuri Trump yaje murajya he? Trump yaje? Ngaho. Dagenze gute? Ntabwo amenye ko Trump yaje murajya he? Mubaye abandi. Niwe bihagarariye. Niwe bihagarariye? Ngo iki ibaze ko nyine tutari kwikoresha yaba yarahombye yarafunze imiryango ntabwo yaba akiri mu babiliyoneri. Uwo ntacyo ngo dufata ko ashatse kumusuzugurira Pucuri. Yes. Pucuri? Oui. Cyago dufata ntabwo afite abakobwa beza kandi ibigore bwe byose ni biranda byose ni bya Gatema nyine ni ibingeni. Uzasubira mu Kigali ryari ngiye ngusange? Kwa 12. Pucuri ugende witeguye kwa. Ugende witegure kwambara impeta. Yawe. Yanjye. Ariko ngo Neira arimo arica agakiza. Naira Emma itingo Kigali imeze neza pe. Neira ngo arimo arica agakiza. Ewana harayiri joro si harara tomorrow. Aha yawe yaraye yesterday si harara. Neira ibintu arimo arakora Kigali. Uri mufure ibyo bintu bisigaye bituma matinya. Buri ruhuru ririmo amazi. Nigo rwego ariho. Yes we. Uno munsi namuvugishije nabwo ati umugore wanjye wamushizehe. Mbari mu Dubai. Ejo nibwo twavuganye. Ariko kunyanga nibibi. Ahubwo wowe uri kunyanga waranyanze. Niyo wagira ubugabo bungana gute? Niyo wagira ubugabo 10 niyo wagira ubugabo 20. Ibaze ko nta numwe. Nta numwe. Ariko ngo Dubai irababeteza cyane. Njye ntabwo ndi Dubai uzigiye narahavuye navuye umwaka wa ushize. Ubu uri he? Malaysia kuko ngo bagaburira ku isahani. Ku isahani gute? Niho hantu hambere kigurisha. Muri Aziya yirihariye ego baba. Ubu uri mu kazi. Akahe. Wazi. None zira kuri Nese Malaysia uri murakora yi. Akazi nyine kakandi gasanzwe.
kaka ni wakoraga niho wagiye nanone oya ariko noneho biratandukanye nibura hari wese like abanyina arindi level biba bitandukanye ni nko kugwa promotion y'aba boss cyo ako nshaka kuzaza Canada abusu iyo visa nzayibona uza Canada rero koko hari ukwemera ukaza ukiyemeza ukaza ugateka ukantekera ukaba umugore gusa nibwo buryo bworoshe kandi nibwo buryo bwatuma ubaho hano kari ibibazo ntabwo ushaka kuntekera urashaka gukora iki ubu nakora iki we uziko yanjye mbitekerejeho nkabibura aka kazi ntako mugira se akandi kazi akangaka kariya gasanzwe rero ukuntu uri ikinebwe n'ukuntu uzi uko uri ikinebwe nta kazi kandi washobora oya sha ibaze ko nari umunebwe